witekeza kwiyahura bishe Diane ikibazo turagikemura n'ukuntu naboreza akangora wowe bimparire Diane agomba guhita avayo none ahangaha akimenya ayo makuru sibyo urabona wa mushiki wanjye nabimuganirijeho anera utwatsa njugunya kure mbese ntiyabyumva na gatoya nawe uzabizirikane ko wavuye muri uru rugo mbimuga genda genda kuko kubyarwa n'umubyeyi nkuriya ari kubyarwa gute mana yanjye nawe uzabizirikane ko wavuye muri uru rugo mbimuga genda genda kuko kubyarwa n'umubyeyi nkuriya ari kubyarwa gute mana yanjye Diya rwose mfite igihunga n'ubwoba bwinshi mbabarira ubwiza ukuri Diya biriya bintu rero mubwira kuri telefone kankuye akayikwambura by'amafaranga by'uburozi n'ibiki mbabarira ubwiza ukuri kuko umutima ugiye kumva mama nakubwira ngo amafaranga yose y'ibyo umuhungu yajyanye bapfumu kundogesha uvuze ngo iki Diya mu izina ry'Imana ngo kukurogesha kundogesha nyine mana we Diya biragenda gute se nyine ko ngubu yandangije ubu mfite ubwoba ahubwo nanjye Diya ubu se kuki ntabimenye mbere ko mama icyo kintu cyo kuri ibyo ntago wakimbaza ngo none byagenze gute se ubwo burozi yarabuzanye arabubika bigenda gute kubika ubwo urumva yabukoresha ibisabwa byo bamutegetse ariko nandi yawe ubu barakwishe mama ntanjye ntago nzi kijya mbere none ubu dukora iki gusa Nadia we yambwiye yuko yabanje kujyayo ngo umupfumu ngo nimba yaramutegetse kwambara nyine ibogisa y'umuhungu amuhereza n'amasaro kugira ngo umuhungu ajya mukuru hanyuma ubwo Nadia rwose yambwiye ati je narabyiyambe mama yandangiye n'ahantu biri gutya nuko nagize ubwoba bwo kwijyana kubireba ariko aho hantu ndahazi yahandangiye numva ndahazi kuko ngo yabonye nta kintu kiri kuvamo ngo abikuramo abinagahanga Diane reka nkubwire genda umva umwanzuro twafata genda umva wagenda ugafata imyenda yawe ugahita usohoka kwa Ben ikibazo mfite ni kimwe ni ikiheze ibyo bintu bindi yamuhaye ngo biri mu icupa ngo ibintu yakuye kumva y'umuntu mama ibyo ngibyo kuko numva ninde bifite kankuyo nyine ariko mama byo ngo biri no Diane wakije ubuzima bwawe rwose ugahuha hakiri kare wambabariye koko ugusabye imbabazi Diane sinshaka kuguhomba kandi urabizi ko ari wowe mfite wenyine Diane mbabarira ugenda ufata imyenda yawe ntusezere uhita usohoka ugenda gusezera ntawe nasezera na Ben nasohoka ntamubwiye ikibazo mfite ni iki ubundi se ndarengera iki ko byarangiye mama ariko se kucyumva kurengera icyo utari muzima ubu se kankuye imisi amaze yazanye ibintu azi neza yuko agiye kubyicarana cyangwa yabizanye Imana yaramufashe mu nkokora ko batarabiguhatiya mu nkokora ako kanku umuntu hari umutima wa kimuntu afite Imana subwo yamubwiye iyo Mana yanyuze hehedi kuki itamubuje kujya mu bapfumu Diane reka nkubwira umuntu ni mugari kuba yarabizanye wabona kitegura uburyo azabiguha Diane mbabarira uhunga hakiri kare kiza ubuzima bwawe bwose umuntu atinyitse kujya uriho nyine se utarone uri kuvuga ubwo urumva ahubwo gene rega mama Diane nta wishi cy'Imana itishe icyo cyujye ukizera Diane ujye umenya ko gusenga ari byo bya mbere kandi urabizi ko gusenga ari byiza Diane Imana yazuye abapfuye ubona we yananirwa kugukiza kankuye n'ibyo ntazanye ntago mbizi rwose ntago mbizi none se nanjye nigire Lazaro cyangwa nigire umukobwa wa yayi ariko kwizera kurarema Diane nyumva kandi ntega amatwi wowe nyemerera ugenda ufata imyenda yawe urumva nge ntiriwe ngera ni wanyu kuko ndamusengeze wanyu uriya mukecuru namutera nkamukubita hasi none ukoko kwarakize nta bintu byinshi twavugana mama ahubwo wowe ikintu ntisabira reka mubwire umbabarire koko umperekeza aho hantu ndahazi nje kureba koko ibyo bintu ndebe wa mugani ko kankuye yatinyutse kubwira Nadia ngo yambare boxe y'umuhungu ariko kubera icyo ubona atari umurozi mubi ni gute se atabimubwira niba Nadia yabikubwiye buriya yarabimukoreye urumva neza nta nubwo Nadia yakubeshya kandi umenye ko Nadia ari umwana muzima Nadia yabimbwiye mama no kuri telefone arampamagara agapfukama kuri telefone ambwira ati rwose ndakwinginze Diane kuko wanyumvishije ambwira ngo nzamuhamagarira ibiti mumusabira imbabazi umwanzuro ufata no wuhe umwanzuro ufata umusabira imbabazi se ko yabyishe kare kose iyo agenda agakora akazi kamujyanye ntago mbizi pe
gusa buriya kankuye yaramushutse yumva ko agiye kumurangira ubwo iki nawe yari ikintazi gute se umbwira ngo yumva ko kankuye njye ntabwo ushobora kubyumva nta soni wowe ikintu nakubwira Diane ni nacyo kinzanye hano ubona ko nje nirukanka simba nananiwe kugera iwanyu ariko simbishaka wowe genda ufate imyenda yawe uze ureke kankuyo na Ben hanyuma Ben abanza atekereze kuri mama we ma icyo cyo ntago nzaka kwa Ben ma nishaka ngwe mu nzira ndimo ngenda kwa Ben ngomba kuhaba Ben niyibane namwinginze kuva kera muga nti basi mama yamufatire inzu umukodeshereze yanga kunyumva nyine yashimbuje mama we kandi kuko nanjye erego umubyeyi w'umuntu arakomera buriya buze umwanzuro amufata ariko wowe ifatira umwanzuro kugira ngo nkubure Ben acikanye kuri nyina ngo ataziyahura nawe rero nk'umwana wanjye nabyaye nkakuruhana ugomba kuva mu nzira ukababisa mama tukiza uhita umpeza nimero za papa ibyo nkubwira se ntabwo ubyumva kwisi uceceka ariko wundi Diane ubundi so utangiye kuzana imbere urumva aricyo kibazo kiri imbere ugomba kubanza gukemura ibibazo byose wabona nyamara mama njye nkubwira wumva ese ubundi urabona n'ingumi imbere ya Kankuyo na Ben kuruzi ari nkaho baturanye no kwa Ben ntabwo nshaka ko Ben yongera kumbona noneho urashaka kumuhunga urashaka kuzimiza ukagenda ndagenda rwose njyewe ndagenda kandi ndajya ahantu kure none se urajya ahantu kure ku buryo nanjye ntazakubona uzambona uri mama cyane yuko nanagerayo mama niyo nanamubona nahita ngaruka nkakura ko namubonye ariko mfite icyizere cyuko akiriho cyangwa se nkanatuza tukavugana kuri telefone bisanzwe ntabwo ari ukugutesha umutwe ntukagire n'impungenge kuko jewe nshaka kureba papa rega ma bimenya yuko umwana niwe uhuza ababyeyi niko njya numva ariko ubwiye n'iki ko ntagenda ngo twongere wongere ubane na papa wanjye simbizi ko ibyo bintu ushobora gukunda ko nakongera kubana na papa n'ibintu nankoreraga ariko wenda biranashoboka ashobora kukwemera cyangwa akagukunda ugasanga none se nanjye nzagenda nyirukane cyangwa nyicishe magiye mfite icyizere ko nzagenda papa akanyakira neza kandi ntago yabona ngana gutya arantaye ndi uruhinja mangwa nyamagana ngiye byange bikunde reka njye gufata imyenda yanjye nizere ko icyo mubwiye nicyo icyambere uramerekeza kureba ibyo bintu nandi yabise koko turebe neza ko ari byo icya kabiri umpizo nimero numve ko zicamo nizidaba zidacamo ndihombera niziramuka ziciyemo nyine mwanavugana kuri telefone nta kibazo kumva ko agukunda yabwira ngo sheri Ben rwose mbabarira oya mbabarira so wajya unyumva ugenda basizana icyo gikapu ugende wenyine sheri ni ibiki burimo ako Ben narakubwiye wanga kunyumva oya imbabare zijya sheri wambabariye basi hagarara aho ngaho tuvugana yabwira ngo mpagarara aho ngaho ariko se bite byawe narakubwiye ndakwinginga wanga kunyumva wumvise neza ndarambiwe reka ngene nanjye ndiriyo navutse wajya unyumva koko ariko uragira ngo dutandukanyije ko niki kidutandukanyije ntacyo uzi ntacyo nzi se ko icyari ikibazo nagikemuye wakemuye ikihe kibazo none se mama sinamwirukanye wamwirukaniye he namwirukanye ntabwo twararanye muri iyi nzu ntabwo twamwirukana ntabwo bindeba wamwirukanye nese namwirukanye n'ukuri none se mama ari he ngamuhamagara wumve ko yawe na mama wawe ndagira njye namwirukanye byari bimbangamiye naragukunze mama yarangeza nanjye namwirukanye naragukunze bihagije ndagukunda ndabikwereka ikintu ndi kwicuza ubu ngubu ni umwanya nagutaye ngo ndagukunda wumvise neza simashaka icyakubangamira umukobwa mwiza ntabwo ushaka icyambangamira basi n'ubundi igihe urabizi ukuntu twakundaga kwicara turimo turateretana ntabwo nicarana nawe byarangiye kuvuga ase dia nkungu ko nimaze kwizera ko umugore wanjye ubu ngubu umugore wawe mu buhe buryo na mama wawe wicaye muri iyi nzu mama se ntiyagiye mama ntiyagiye mu gitondo ubwo sinabyutse mwiruka mama wawe njyewe aho mvuye mpavuye mama wawe atarahangaha ariko namwirukanye wamwirukaniye he namwirukanye yagiye imitwe yanyu ndayira kandi twarangizanyije ntago azagaruka wajya umbabaruka nyumva koko oya Ben mbese wajya umbabaruka nyumva ariko subundi wajye mu ujya mu nzu ariko bitegura wajye mu nzu oya mbabarira tugende ibyo tuganira turi kwiteza abantu tujye mu nzu usubwa abantu batwumvira akasheri wajye ureka ntabwo njye sisira mu nzu yawe tugende ntabwo subira mu nzu yawe wowe ushaka ibintu by'imbaraga gusa wajye ureka kwa mekanike ese tuganiriye twumvikana na mama wawe niwe nta kibazo ngwino tubiganire mu nzu tubyumvikane ndavuze ngo ndekura ubu ngubu koko wajya urakubaka akanyira agashinga ihene wamuhaye agaciro kundusha mugumane mubane nta kibazo ngwino tuganire mu nzu nanjye ngira mama none se mama ntiyagiye yagiye mu gitondo sheri ibyo ntabwo binde ndavuze ngo nanagenda nambaye ibirenge mpereza ko cy'Rwanda ntabwo nguhaye sheri wagiye wumva ariko okay mpereza nta kibazo nsubire mu nzu mpereza urasubira mu nzu mpereza ndasubirayo nyine akira mpereza suzi yuko nasubirayo
subirayo nyine ase ubundi wowe warasaze ngaho mbwira bimeze bite ubundi njye nakubwiye gira ikintu dupfuye njye nawe mbwira ikintu dupfuye ku buryo njye nzajya ntwara ninda ngo mama wakazikuramo buri munsi none si wibyuriya ntibyarangiye yagiye ariko bitebyaye bene wanditse nk'igihe nusore rya nkubwira ndavuze ngo va mu nzira mvugisha uriya rurimi se wumva icyongereza agaciro kundusha genda ubane na mama wawe ya mbabarira ubu ntabwo nkigutangira kubera ko niyo natangira umubiri wawe ntabwo natangira umutima wawe shimye kubizi ntabwo wagutangira rwose namaze gufata umwanzuro byarangiye ariko urabizi intambara narwanya ibyaha ku bwawe mbabara nimenshi bugufi imbere yawe ubashe kunyumva kubera ko mama yagiye ku bwawe kandi ntazigera agaruka namwirukanye mu buzima bwacu njye nawe bitewe n'uko nanjye numva nshaka kurwanirira kugeza ku iherezo urabizi ibintu nanyuzemo urabizi ubukene nanyuzemo Diane kandi byose ni ku bwa mama none rero reka twigire urugo rwiza tureke kwishinga abakecuru nk'abari ese reka nkubaze turagira urugo rwiza duherehe na mama wawe mama wawe ni mama wawe naza no kugusura ntuzamwirukana njyewe nzamwirukana mbabarira dusubire ntabyara mbabarira ndagupfukamira ntabwo ndi imana mbabarira ndagupfukamira basi mbabarira unyuze ariko Diane mbabarira haguruka mpagurutse njyane mu nzu haguruka mu nzu ntabwo nsubira mu nzu yawe haguruka Ben mama ibaze mbanye reba intambara narwanye ku bwawe wambabariye intambara warwanye ku bwanjye nanjye nari nzimo nzira wowe wumvise Mutesi naziraga wowe mama wawe nzira wowe wumvise aho urugamba rugeze byambayeho kubera wowe ibyishe wumvise naziraga wowe none ngeze aho ndarambiwe aho urugamba rugeze turwana reka ntidutsindwe rurangiye none ntabwo nshaka gupfa ntabyaye Diane wambabariye ko mbabare zijya hehe none se umva nkubaze ngaho nkubaza akantu kamwe bino nkakubaza Pascal umeze uteze aha nahise ahubwo se wuvuye se reba ngiye rero hari ibintu biri kuncanga bite byabo hari ngeze ukuri ubundi uvuye ngiye mvuye kwa Ben kugira utese kandi ahubwo se wowe iminsi myinshi wabaga hese ko marisa ahubwo wamburiye hese ese Pascal warimutse ahubwo se ugira ngo ntidutuye haruguru dutuye hafi ahangaha sisi numva uturanye no kwa Ben njyewe hari ibintu ngiye biri kunyitorora sindi kumenya ibyo ari byo urambwira ngo Ben ngo ibiki n'ibiki ngo ntabwo ndi gusobanukirwa cyane birebire ubona mfashe igikapu ndagiye ugiye hese kandi njyewe ndagiye nyine ugiye nsanze mama kwa Muyomba ntihari wabaye ikizi byagenze bya Kankusura biyobe none Kanku yagize naho ajya kundogesha mu bafungo ko rero reka mubwire uriya mukecuru sinzi ikibazo cyiwe nakazi ke nise Pasika we avuye kuri njyewe ambwira ngo ni nguheze ahantu none agiye no mu bapfumu rwose yagiye njye ntabwo bishoboka rwose wapi sindi kubyumva babarira ngeze uko uriya mukecuru ikibazo afite ni ikihe kuko mu by'ukuri ikibazo Kanku afite ntabwo nzi nimba ari ubugome gusa nimba ari umusazi nanjye ubutubwana ntabwo nzi ikibazo ahubwo se njyewe reka mubwire naje no kukuri naje handi mwari mutuye nsanga nta muntu n'umwe uhari wari kuhasanga ndetse hari ahantu ko twakodesha Kanku ko yagiye agafata amafaranga y'umuhungu yose ari kuri konti akayakura akayajyana mu bapfungo agiye kurogesha ngo iki aho kugira ngo biracyari hafi ahangaha njyewe nakomeje mbibona nkashaka kubitekereza ariko nyine nkabona no kubishyira hanze nkabona ntacyo byatanga ariko uyu mukecuru ageze ahantu akabije ni akazi k'ibisilamu ahubwo mbabarira umbwire bimukiye umva numvise ko muturanye rwose uratambika hano uhita uzamukaho gutya gatoya nyuze mwaka kayira se gukomeza ntukomeze uhita nugera hariya umuhanda nyine ushamikira uhita utereraho gatoya uhita ubona inzu imeze ukuntu iriho utuntu tw'utu esikariye naho ngaho hano kuri kano gahunda neza rwose nta kibazo rwose nose ushaka kujya gukora ibiki njyewe reka nkubwize ukuri buriya hari ibintu bimbangamira cyane ariko nshobora kutihanganira urumva
ngomba kugerayo urumva uriya mukecuru ni umunyamafuti kandi ni umugome mubi cyane urabizi ko nawe nabikubwiye urumva ariko ni umugome none se kuyo utaje kuvuga kare kose ntega amatwi ngiye ngomba kugenda urumva nkabibwira Ben tangana n'umutanye gahunda shawe giva muri ibyo ngibyo akuzi ko utazi ikipe urwana nayo ikipe ndwana nayo nge narangije kuyimenya kuva anjyana mu bapfumu ngo ntago nzi ikipe ahubwo se kuki ahantu wabaga wahimutse Pascal sasa ngiye mpamvu nahimutse ubuzi gahunda zari zihari uzi uburyo byagenze ukuntu waje mu rugo ntabwo nagombaga kuhaguma kuko ngiye hagombaga kuza bakantwara cyakora wa mugani umunyacyahirwa nta muntu umwirukankanya mpitamo rero guhita nahaguruka nanjye nkahita nshaka kandi hantu najya kuba urumva ngoro ngiye ndashaka uburyo bwo kugira ngo ngiye nibuhuwe urumva ndashaka kugenda nkabitekereza Ben zose gahunda zose uzo koza akagenza Ben sarabyumva nta cyatuma atabyumva abyumva iki sinakamubwira ibintu byose nkamubwira ukuntu mwashimye sasa nyine wowe ntago ashobora kubyumva kubera wowe ariko ngiye nigireho ubwanjye urumva nyirugutumwe urumva agomba guhita byumva ubu nta kintu mvugana atabyumvishe nawe ntago yaba kigukunda umva Pascal winesha umva urabe tuzatubonana cyangwa nitunabonana nta kibazo kandi urakoze cyane gusa kuba uhandangiye urakoze umuhanda mwiza reka nyaruke njye kumureba